wabuze umwana. Bas. Mama Skyra. Mama Skyra. Yewe. Kangushyire nyoko konse. Bas, kanje kumushaka hano ruguru. Ihari. Ihangane. Niko, ngama yego ndakubona. Navuze ko rukaba mugiye ucumi. Nta mugore wa. Waramutse. Nta mugore wa. Damu wanjye. Shawe wibaza kabiri. None se ngira bangana. Nakubwira niba ngo nyine baramujyaye. Mama Skyra. Gabe Kigali nyine uretse cyo kumusha cyangwa. Damu wanjye. Yajyanye mata Cyangwa bajyanye. Umugore wanjye. Nakubwira ubwo bamujyanye nyine ari Kigali. Ese ndabona kuzamushora mugore. Ariko ibyo uvuga umwe wowe. None se niba umubuze ukabuje umva amenye ngo bamujyanye yo ngubu. Narakubwiye amakunyumva. Azamutwara rero mu rutwaye habona. Basi mwana wanjye, basi. Ewe, ihangane. Mwiriwe. Nsabarire kubinjirana ariko umukozi wanyu yaraduhaye karibu. Nabashakaga. Uruwahe isubuye? Mvuye hakurya mu cyaro aho mwenda kubaka. Ufata agatebe. Aho twenda kubaka se cyo wabwiwe n'iki? Ndi kurangira hano bundi. Ni urugendo rurerure byaciyemo byo ni birebire ariko nabashije kuhagera. Okay. None tubafashe iki? Rero haya hantu
ni mu rugo mu by'ukuri afite umuryango afite umugabo n'umwana mbese ni ahantu hacu ni ahantu twahawe n'umuntu wagiye hanze aratubwira tuzayiteho mbese izi imbaraga zacu se waba uri umufasha wa Gakwaya yego umufasha none kuki rero nkaba nari ncanga ukabyara we kugira ngo musabe buriya butaka sinzi ukuntu byagenda ariko byibuze mwemuretse kuhagurisha kuko hariya ni mu rugo biriya ni byo byonyine dufite muri ubu buzima mbese ubu nimudusohora tuzajya kuba imbobo hanze ku muhanda n'umwana w'uruhinja mfite w'amezi angahe umva madame ndumva mpaza sinzi nimba ari nawe wabikubwiye cyangwa sinzi naganiriye nawe umugabo wawe hari ahantu rero ngewe ninjye watsindiye isoko ryo kuhubaka hari amazu ngiye kuhubaka imidugudu yo gutuza abantu rero ibi ni ibintu bigoye twita nkubwira ko deja n'ubu ngubu usanze ndi gukora impapuro kugira ngo ntangire akazi sibyo ese uvuga ko nta yandi mahitamo ahari nko kubaka ko nyine urumva ko ari ibintu byoroshye kubera ko wumva ko mukwiriye kubaho ariko nanjye ni akazi kandi ni ibintu cyateguwe nyiraho ntabwo yigeze ambwira ko ari abantu yashize mu murima ibaze ko natwe ntabyo yatubwiye none muragira ngo nikorere iki ndakwinginze hariya ni nko kuvuga ati umuntu aragusohoye gutahe ku kazi basi Skyra ihangane mwana wanjye ese nta nubwo nsuhuza ndagusuhuza sinaragusezeye ese wabanje ukanyumva byihuse narakumvise basi n'umwana munsi wamusize utamureba se ese ibyo nari nagiyemo ko ari inyungu zanjye nawe inyungu zanjye nawe mu biki inyungu zanjye nawe ni izihe ko inyungu zanjye nawe ari ukubana muri uru rugo tukarera uyu mwana twabyara none se bwo ko bari bagiye kudusohoramo byari bigende gute none se ubu ngubu uje ariko ahubwo ndumva ibyiza basubira iyo uvuye muri izo foreke zawe anyway sinshaka no kumenya iyo uvuye meza basi umwana wawe se yabaye umwana wawe ryari aho umusiga ukagenda ugatorongera ukamusiga ubwo urambwira ngo abaye umwana wawe ibyo nakoze ni wowe wagombaga kubikora ibyo wakoze ni ibiki ibyo wakoze ni ibiki nayo ndakwiyamimvira ku mwana papa Skyra ubu iminsi ngiye maze mwirukankana ahantu hose ubu iminsi 2 umaze njyewe najye hari ibyo nagiye gukora bibaye ikibazo reka nkubaze ibyo wagiye gukora ni ibiki ibyo wagiye gukora ni ibiki ntashobora kumenya mbere yuko ujya kubikora bas niko ibyo wagiyemo bidashobora kubwirwa umugabo ni bwoko nari nagiye kuvugana n'uriya mu boss wa hariya kubera ko nabonaga urabanza unyumve se cyangwa soni bikingo waruvuye he Abuziko ibyo abantu bambwira ahangaha nibyo rwose nibyo sinzakubasha sinzagutunga nibyo
uzisangira ababosi nk'uko uvuyeyo rwose. Ni byiza oya ni byiza rwose ni byiza komeza wigire muri abo bakire sibyo? Ibyo ni ibyawe wa mugore ndakwiyama. Mereza umwana wanjye gusa ari kukurirana uramwonsa nta soni. Bino umuntu aba ari kugukorera ibyakunana wanjye ukana ariko ubundi reka nkubaza iyo usize urugo ugatorongera ukagenda kuri ukagenda nta muntu ubwiye nta mazi asigaye muri uru rugo urabizi ibibazo dufite ukantana umwana uba wumva nzamwonsa uba wumva bizagenda bite? Hako nabinganzwa gakwaya ndagaragaye muri uyu mudugudu barabivuze n'abagenzi bangirirwa bivuga wumva ntago nzakubasha iyo wagiye rwose yo za Kigali umugore wageze i Kigali ngo ntago umuntu aba kimutunze nuko nyine nuko igire mu bipangu by'abakire ubwo bunanye n'abakire uranezerewe uragarutuje kunterera inyo hejuru mu byo uzakora uzandekera umwana wanjye umusigaho turavunikana umunsi ku munsi iyo ndimo nteri ntabira hariya ndi kumwe nawe uburi iyo za Kigali muri abo bagabo b'abakire bawe nta soni ukora ibyo nananiwe gukora bakorwe mu nda ntago mbashije abo maskariya reka nkubaze ubundi iyo nagutunga nkubera umugabo muzima nemere rubanda mugira no kuntu mwibagirwa vuba. niho mba neza rwose mu banyamujyi ni mu banyakigali. Rero musanze nanjye kugenda urugendo nari mfite tunarindi gukora ku mashini kugira ngo nsigire abakozi banjye imirimo runaka madame yari yambwiye barabonanye ariko naramubwiye byaba byiza mugarukanye ko ntabwo ari namenye ko ari umufasha wawe. Ni umufasha wanjye n'uyu ni umukobwa wanjye. Ariko buriya no gushaka neza nabyo si ikintu madamu yagize atya araza arambwira ngo yaje ahangaha muravugana sinari nzi n'uburyo yaje niko kumbwira ngo arambwira ngo tuzagarukane ndavuga ni reka twongere dushyire hamwe. None se ntiyaje atagusezeye se yaje atakubwiye? Buriya abagore hari ukuntu agira gutya agafata umwanzuro ariko ukabona wenda ntabwo ugahitse ntacyo biba bitwaye. Ariko rero mbona rero kumugushimira kuko yakoze igikorwa cy'ubutwari kandi n'ibyo yabwiye ni ibintu byumvikana ntabwo nari guhita mwemerera ntabanje kujya inama n'abo dukora kuko ureba uko nsanga muri uriya murima ntabwo ari njye njyenyine muri uriya mushinga dufatanye hari abandi dufatanyije ahubwo ikintu nabakorera kubera ko ndi kwihuta mfite urugendo nk'uko nabibabwiye sinzi nimba nabongera iminsi cyangwa se nareba uburyo nabahuza n'abandi bayobozi bakaba babafasha niba mufite ikibazo cy'ahantu mutuye dukeneye inzu hano leta ifite gahunda yo kugenda yubakira abatishoboye bakagenda babatuza mu midugudu kandi aba ari amazu meza. Ibyo bintu ngewe nabibafashamo. Se singira ngo babiha bene wabo cyangwa bafite icyo bafasha buriya bijya bigera no mu Rwanda rugufi koko babiha abanyagihugu. Natwe byatugeraho tukabona aho dutura. Kubera iki bitakunda? Ni ibintu mbijeje nabakorera kandi byakunda. Abagira ngo mugume mu butaka mutazi igihe muzamarira umwana azarwarire mugire ubuzima bubi byaba byiza babatuje n'abandi mukunaho yizewe. Ni impamvu ya Rurema Gakwaya uko ndeba gutya nta muntu urankorera ikintu cyiza kigeze aho ngaho. Ni impamvu ya Rurema Imana iguhumugishe rwose nta kibazo. Rero nuko murabijya inama na madamu niba mwemeye kwimurwa mukava hariya ukabashakira ahantu mujya gutura nta mudugudu wabatuza kuko muri abaturage babo murazwi barabazi twaba tubashakiye icumbi
nanjye byaba ngombwa najya mbishyurira make kugeza igihe ni nkumi imana yo mu ijuru ikumpera umugisha dore aho ndi sinjya mbeshya niwe marayika murinzi atubwiye oya nta kibazo kuko rwose ariko ahanini ntabwo mbikoreye mwebwe ndabikoreye umwana ko ntabwo ni umuziranenge niko dore rwose waba udufashije kuko hari ukuntu umuntu agira atya ukabona uyu munsi uririwe ariko ukavuga uti ejo nzaramuka wabona uramutse uti ejo nzirirwa rero ugahora mu gihirahiro ariko rwose nka gutyo umbwiye nka kuriya noneho no kubona ibikorwa remezo bitari hafi yacu nk'umwana iyo arwaye bidusaba kugenda urugendo rw'ibirometero kugira ngo tumuvuze shagira vuba tuve muri uyu murima nakubwiye ngo uwo mwana umusige wanga kumusiga ubwo uzajya umwirirwa muri uyu murima buri gihe nkubwira ibintu kugira ngo uzabyumve bikagufata umwanya ntabwo numva uburyo umuntu agenda n'umwana mu murima asanga yeze nk'ubu ngubu iyi nyota turi ko tubasha kuyihanganira uwo mwana yayihanganira umugabo aba yarishyize n'ibyo bita kenshi watuboneraho kuba tuzaze ryari ni i Kigali se nta kibazo rwose ngo reka mugire mutari kuvuga ni murakoze cyane ariko mana ni ibiki imana ni umukozi mbwira ibaze kwa mugabo tuboneye inzu oya tuboneye inzu i Kigali ubu turagiye arambwira ati mwitegure ejo mu gitondo nk'ibyo ese ko mbona utishimye yego ko mana biranejeje cyane ahubwo se ahubwo ko biba byihuse mana warabivuze ko biba byihuse ariko umva nkawe uriya mugabo buriya seri reka tuve mu bibazo turimo ubu leta abantu bose leta ibashakira amazu gutya bikihuta gutya rero ikibazo cyawe ibintu byose ubu mbabarira cyangwa tugende ibintu byose ubikontaho ubivugaho ariko ntabivugaho ugira ngo bigende bite nge numva gutyo gusa ndekeraho urabura kwishimira yuko ugiye kuva iyo bari kukwirukankana udafite amahoro hama ubonye aho kujya kuba utagiye gusakuza waciye tukagenda koko ubwo ubabajwe na za nzagwa zawe utazongera kubona na ryaha bararyawe riri hariya hepfo ubwo utangiye ibyo ngibyo reka mwihore nigende wa mugore ubwo uraje waramutse oya ubwo oya mba nakumvishe cyangwa ugira ngo ibyejo bundi muraturenza hara twageze aha ngaha reka twirukane amasaha y'i Kigali ntiwamenya kugera nawe mugere gutyo ugasanga ugezeyo bwije kandi dore uriya mujyi ntabwo nawe wigezemo bwije sinamenya aho mugere umva uvuga ngo amahanga arahana yewe katuye kugerageza turebe ntabwo ari kure kandi nimugire muduhamagare umuntu atubwiye ko mwagezeyo arabavugisha madamu njye sinzi ko yewe mugere amahoro gakwa urugendo rwiza ataraca kuri kakagwa aragakura ese hariya nta guhaye umwanya wo kuvuga uravuga ko ntiwamenya ibya nyura sawa ntabwo ibyo bintu bihaba gakwa yewe komera rero musigarane icyaro cyanyu buriya umuntu azayegera icyo bahamagare cyangwa nzanaza kubasura reka ubona bigenze neza muzaduhamagaye natwe yego ntabwo ari ahantu ukuri gakwa mugire urugendo rwiza ye cya turabumva muzitware neza kabisa
cyane ubu nabona urubingo rwaraye nanjye nabona ngiye kuzamuka n'ubwatsi bwazo urahira se nta muhoro wazanye umuhoro ndatira bari abaturanyi ba ruguru bose bara ntibahari ariko menyanga ariho bategera abakozi ahantu heza ndakurahiye kuri kwa ese ni kiza kwawe alo mwiriwe neza nari mageze ahubwo se niho ni igipangu gisa cyenda gusa umukara ariko ibyo ari byo byose ibara ririjimye ukinjira hahandi nyine wambwiye harimo umuntu se agafunguzo nkarebe muri jaride mu kivaze ndahasanga sawa nta kibazo ubwo turababwira nitugeramo murakoze kandi cyane taramuvugisha ntabwo ari wowe